ruragiye ahangaha ruragiye rurarengarenze ruguririye nuko ntinya kwinjira muri biriya bizu bireshya kuri buriya mba ngifatiyeyo buriya bupanaro nkabumuciraho ariko kiriya kizu ndagitinya ako wasanga ruhise rukata inyuma rukigaruka mu zindi ariko uretse zamuzanisha abakurambere azabibona umva ubuse ndajya hehe ubu ndasubira ikibungo n'amaguru ndasubira kuna amafaranga neso na magana 5 mu mafaranga nizaniye ubu Margarita nzamubwira yuko amafaranga byagenze gute nta n'umuhungu wanjye ntamubonye ariko so bazambaza ibiti n'umwana wanjye ubu byose ni no gutwa byose ni nawe ubiteye ntabwo nzabonana nawe nawe ntabwo kanitende kanzerere wenda nkaro bafite mu bwonko kiganda ibona nabi rwose ndabona hatari kurya mbona ari hatari sigera baye cyaranje ndaho tugatwara kabuze byose ubu ngubu nta n'ikintu tubona tube twanagikuraho n'inoti tugicumure rega buri ikibazo cyaje kuzamo urabona ko ibi byabaye bibi akazuba kabaye kenshi kandi se tuzabigenza dutera ariko ahantu mba ndi gukeka ahantu baba bicaye nka hariya twagenda tugakora nk'ikintu tukabona icyo kurya da ikibazo sishaka uragenda ukabajyamo bakenda no kukwica washaka ikintu ukakibura noneho ibaze none mperutse gufata umuntu abonye reka muhake n'akantu yaranyishe kandi nasanze nta n'ikintu kirimo mu ikofi ariko wa muntu tuba turi kumwe we yagiye guhigira he nanjye ubu sinzi ahubwo ubundi ibyo ndi kwibaza ubundi baraza ryari ahubwo nicyo ndi kwibaza igihe yagendeye natubwire naduhamagara ntaki gusa turabikora ubu nanjye ubu sinzi ukuntu turi bubigenze kabisa tu se buriya ngewe n'igihe kwini n'undi uzasazira mu cyarura cyamagara boyi nkamubaza uko Kigali byifashe kareka ntabwo byavamo Arda? Amakuru se umurakumbuwe ariko se mani icyaro kirananiye n'ukuri pe nta n'abantu bakiba mu cyaro bagira amafaranga cyane ntabwo ari aho ngaho nyine bigendera ni ukubona umuntu agenda gusa umva ndiseriye ndashaka kuza nkahatwikira rimwe n'ubundi sinzi ya make aho ngaho nangaye irimo n'ibikoresho byose igaragara nyine umuntu yabasura nk'ukabona ukabona ni umusirimu ntabwo ari menshi cyane umuntu yayashaka rero kuba turi kumwe hari umuntu yagiye guhura nawe hari amafaranga nashaka kumwaka nyine nk'ubwo tuzasubira ejo cyangwa ejo bundi uzumva nkuhamagaye nkubwira nageze mu mujyi wako kazi ubu ugashaka ndaza kubagwiramo muri iyi minsi na minsi 3 iri bushire sawa murakoze Imana yamfashije kuko umugabo wanjye Kalisa akagaruka mbona imirimo igiye kunyica ngaho kwahirira amatungo ngaho gushaka ibyo abantu barya ngaho uzamenya ibwami ubu koko nzabigira ntimwagahekamo Imana yamfashije umugabo wanjye akagaruka nuko nakemera namufata neza nukuri ndabona imirimo igiye kunyica mama nuko mbona wihebye byagenze gutya mwana wa ndabona imirimo yahaze agiye kuzanyica reba nagiraga Imana uko Kalisa akagaruka nukuri ndabona kwahirira ngaho guhinga ngaho byose ndabona nukuri ndabona nukuri birangoye ibaye najyaga Imana akagaruka none namufata neza wenda n'uriya mwana we nukuri ubundi maharo bwamufataga nabi ahubwo ko byatewe na nturiya mwana we wagiye niwe wamuduteye niwe watumye papa nawe agenda ukunze ko nawe wamufataga neza utamubwiraga nabi wamwubahaga ugakora ibintu kimwe cyose gisabwa nk'umubyeyi mu rugo nk'umudamu we ubundi amufataga nabi ukagira umugabo ntashyize nta kigenda utekereza no kwizenguruka mu mazi kubona nta kigenda ariko nta n'usi twabigenza gute ntabwo njye nyine reka twihangane wenda azagaruka
nanjye sinzi uko tuzabigenza urabona dusigaye tubayeho nabi dore n'ibisheke tuba twabibuze rero ni ukubitekereza tukabyigaho tukareba ko hari ikintu twabona ubwo wa muntu wacu ndabona agiye kuhahingira ubona yaje sha niba muri ibigoryi muri ibicucu uvuye ko bashaka mu ngangi yanyu ndababuze muri feke tuburetse ko twari twajana ku kazuba mani hari ahantu urabona wahirirwa mukarara koko buri munsi ese kariho iwanyu kariyo seta yanyu ahubwo twe turakubaza waza kugahigo wacyuye iki ugahigo faranga nsanye urayataye yashyize he amafaranga arako rwose ahubwo zana hano ayo mafaranga ayo mafaranga rero ni igisaza mpuye nacyo ngavuye mu ntara ngiyo za kure waje gushaka ngo umuntu bita Rudomoro ari uwo muzi muri uyu mujyi Rudomoro amaye amafaranga niyagira n'inka yari kuyimba reka uwo musaza ameze gute umusaza utiyogoshesha ibyangume ufite inyinya babandi nyine biva mu cyaro nkaba mumuzi uwo musaza nge ndumva Rudomoro nta sinzi kabisa Rudomoro nta muntu umusaza wo mu cyaro kwa Karisuko uramuzi ntara ndumva yaba ari nubwo waba umuzi amafaranga sinayamusubiza none se ko turamagenge rega mani umuntu agomba kubaho gusa ubwo urazanye ibintu by'imidabagira b'abakobwa urumva twabahiki gereza ni fake reka niyo cyangwa uyabitsa reka nkubwire aya mafaranga rero nubwo nyamwatsi ni ukumufasha kumushakira umuhungu Rudomoro ngafite ikibazo ngo umugore ngo yaramwahuranyije ngo za Kigali hari Kigali namwe murabizi ukuntu twahageze ese ubwo yabaza n'ikibi nta bintu bibiri niyo twanamushaka ariko agomba kutwongera andi rero turamushakira ubuntu agomba kutwongera andi mukadata ibi ngibi niwo wabiteye anzana agatuma nomugana nkaza Kigali none dore nabuze ahantu mba ndimo ndarara mu bayira ariko umuhamagare byibuze ndetse y'amazi na 500 nkabona yo kuza kusa nimugoroba sinzakora ndi bugire kuko ugenze wogahita naho narara nk'abantu bambuza amahoro bambuza amahwemo reka nze nkwerekeza iki giti ngiye kuzajya nyijyamo reka nze makabe hano niho nzajya mbega ahantu heza noneho nzajya nsinziramo nzarebe nzajya ndyama nsinzire ni mu nta hantu heza kabisa ahangaha ntabwo nzahava maze nzareba umusaza twanyirukanamo nta muntu uzahanyirukanamo mbega ahantu heza hano niho nzajya ndyama wajyana u Rwanda fomo niba tora kabisa mbega hano hantu ntaho ubwenge ndahabona hano sinzahava ntabwo nzahava harizi ko harimo n'amadirishya ese ma ubundi papa ko naheruka kumubona aba he yagiyeyo ko ntiheruka kumubona cyaromonganye ngo cyagiye gushaka ngo cya gihungu cyacyo simperuka no kumwumva Rudomoro sinamenye yaragiye mu biti ubundi Rudomoro we yagiye wamenye iby'abariya abahungu umwana w'undi to biragora rwose umwana w'undi biragora none na papa nawe yaragiye nta makuru ye rwose nta makuru nawe ntaduhamagara si uko wamenya yaragiye wenda yabonye n'izindi ndaya urugo rusigamo ngewe nawe twenyine ariko nta kundi twabigenza tugomba gukora iyo bwabaga tukiha amahoro ntiyakire igihe twazamera neza kuva nawe ko twifuza ko yakagaruka ariko si wamenye ko ari uko abagabo b'iki gihe batagira gahunda uriya mwana wabona ari umwana wari bubure koko nuko nyine aba yavuga ati nuko utari mama we wasanga ariyo mpamvu ubwo nyine yakunze umwana yo kuturusha
kundi twabigenza byaciyemo ameze ate se mama kanene bimeze bite muri aho ni meza Kigali murakomeye turaho byaciyemo se kanene byaciyemo nta kibazo ubu bimeze bite na wa muntu se birashyushye kwini we ngaho icara rero dore wajya kubona usigaye ukeye wayibonye nawe sha ndabibona umeze ute se ndakeye nyine ndakubona sha makuru se neza mama wawe nawe ndabona ari ameze neza nyine ako ntabwo yamenye umukobwa nyine mama ni wa mukobwa w'i Kigali twiganaga urabona se adakenga abanyakigali oya ni ibisanzwe gutya se nujya buri wese n'umukobwa wawe yashatse yaki ubu nanjye ntacyo nkamera nkabo yego komanda use naye ntacyo yego kuri none uzaba umbona mu minsi iri imbere yego uzaba umbona rwose uzanyigisha nyine byose rega ni mu mutwe ariko nanjye urabona hari ikintu mbaye nawe ndi kumwe na mama wanjye nta kibazo nyine mwahamara mu cyaro cyangwa uri mu cyaro turakwishimiye kuza kugusura nanjye nishimiye kugera iwanyu ndabatunguye ariko mwaza muba muri mu kiganiro twari turi kuganira wambabarire ko wambaye narogoye oya nta kibazo umushyitsi nyine nawe aba ari umushyitsi meze mute se mama turaho turashima Imana nanjye ndaho nyine nari nje kubasura nza mbatunguye ntabwo kaneneri yari abizi ko ndi buze so nyine nashatse kuza mbatunguye nta kibazo ni karibu murakoze ari Kigali z'amarakurusha iki kintu nta kidasanzwe ni ukumera neza biri aho nta kirenze nyine nta kijya gihinduka biba biri aho yego ni byiza widi yanjye yarangiza akaginisha mwana kandi igihe ndi chef de quartier ubu banyinisha gute kwera ubu namurya inkonji ujepingwa nabi ariko bura namurya nyinisha ngewe ku gasima kanje ngewe nazica n'umuntu reba nk'iminota yose iba yashize amasaha reba n'iminsi itangiye kwitera hose wowe muntu wundi uwunyinisha ariko mwihoreye nzamukosora mwinisha agasima mwana bura namurya umwana w'agasima chef de quartier mwari muri aho ariko nabibonye ibitoki n'aha birenze ni kujya muza mukatwihera da i Kigali igihe igihe imera nabi wasanga umuntu ari aho nyine umuntu ariko gukora shasa guhinga ugira ngo biranavuna umuntu yabyishyizemo yabimenya da akareka ntabwo najya guhinga kuko uko twongera akareka ntabwo nafata inzara zanjye nzijyane mu murima ndakurahiye ariko nanagiye byancanze se naza kubisurira da nkanyorezayo nkajyayo kugira ngo se nta kidashoboka umuntu agomba kubyidoza umukobwa we yaratsinze se Kwa wapi sokintu ubu nubwo wabuze n'isiporo watinze kandi wavuze umutima bose nabuzanya ko kubona byari intambara akira reba virusi reba virusi baragukurikiye sha ntawo nkurikiye